ariko ndumva nawe hari abantu mba mbona rwose baciriritse muba muri kumwe nabo ku live bwa TikTok ndetse rimwe na rimwe no kuri za Instagram, ariko ubundi kera ko wari umusirimu ko nari umusitari ahubwo umusirimu, ariko ubu ngubu usigaye uri kumwe kuri live na wa undi ngo ni Miki muvuga ibi njya mbibona nanjye nkihirira nkarisha aho ni Dumba yaratakaye. Dumba reka nkubwize ukuri, buriya tuzakibarana ningera i Kigali, ntabwo mba ndi kuri live ku buntu. Uzawihanganira biriya bintu umuhumuro utari mwiza uzawihanganira. Wihanganira nzawihanganira. Aho ni sawa cyane, ibyo ntabwo ari byo wabivuze, nanjye numvise, ntabwo ari byo wanabizanye, n'ibyo nanjye numvise wowe ukabyarawe. Ariko numvise Miki yarambwiye ngo ntabwo akuzi, narababaye. Dumba uzi akantu yakurikijeho yakurikijeho ngo ntawe nzi Squeezer, ngo ahubwo mwite uva kuri live unyohereze linki ze ndebe niba namumenya. Dumba tuye tuvugisha ukuri, urumva ahubwo atari amahire ko wakumva icyondi nk'icyo kivuga ko kitakuzi, ako jya umbabarira nawe umubwiza ukuri. Ni amahire, ni ibintu bishimishije cyane, ndetse ni n'ibyo kushimira mu kanama n'igihembo cya Prix Nobel cyo kubera ko umuntu nk'uwo ngo wabatanze. Ni ibintu bishimishije. Miki katwika atwite atwika se mu biki kandi. Ariko Dumba hari ukuntu muzana rezidiyo, muzana abantu baba idiot, mukabazana muri ibi bintu bakaza kuza kuvuga ibintu biri stupid, mwebwe mukumva ko birimo biratwika. Ariko rimwe na rimwe nanone kandi abantu baribaza se aba bantu babasaza ubundi kuki batagakwiye kuba bari nko mu kigo barimo barakurikiranwa mu bijyanye no mu mutwe. Ariko se Dumba ibi bintu nzabivuga imyaka ingahe, nagiye mvuga kuri bamwe ngo nyamara bararwaye, bafite ibibazo byo mu mitekerereze. Ariko ibaze ko umuntu yaba ari bo akubwira ngo story ye buri munsi ahora avuga ngo njyewe ngo narabyaye, ngo njyewe mama wanjye arafunze, buri munsi akajya ahora asubiramo ibyo bintu, hari ibintu byinshi cyane umuntu yagagombye kuvuga byubaka sosiyete nyarwanda. Ariko buri munsi duhora usubiramo ngo nyoka arafunze, noze niba afunze twe bitumariye iki, bitwongereye iki? Ubwo waza ukavuga uti mwambabariye mukanyigisha imiti umuntu yakoresha kugira ngo cleaning down there, ibyo ngibyo tukabikubwira, ariko ntukajya uzana ibintu. Dumba kera wari umuntu w'umugabo w'umusirimu, usigaye uvanga amasaka n'amasakarame. So ku gitaramo ibizabera Ottawa, The Ben ibizabera Ottawa, amatike ya Montreal nzagaruka amabwira amatike ya Montreal aho muza kuyagurira, ariko ubu ngubu specifically ibizabera Ottawa. So turaba dufite Kaku azavuza, Rorish azavuza, MC Albina azaba ariyo. Iyi ni after party. Muri the main show izatangira saa 10 and then irangire saa 5. So iyi ngiyi niyo after party guys. Ushatse kumenya information zirenze aho ngaho ushobora guhamagara 819-639-1673 cyangwa 819-319-1832. Saturday itariki 15 kuri Karamera Resto Bar. Kwinjira ari bad $25 30 after.